abakunzi b'ikiganiro amateka y'u Rwanda yazimiye, mwari muri aho, turabakunda kandi tunabifuriza ibyiza, bityo rero namwe mujye mutwifuriza ibyiza kuko nibyo twahawe. Rero ubwiru burakomeje, ariko ni ububwira bumva. Ngewe ubabwira ngira ngo iki ni ikintu mpora nsubiramo, twebwe abariho tubona turiho, noneho tukaza kwibaza yuko ari imbaraga zacu, ariko ntabwo ziba ari imbaraga zacu, hari izindi mbaraga tuba tutareba. Iyo bakubwira abazima bakakubwira abazimu, ntabwo bagaragara, ni imiyaga rero iba muri twe, ibana natwe. Ariko umuntu uriho ubu ngubu hari byinshi yahishwe. Nubona ngo u Rwanda bararutoteza, iyo ufite ubwenge bakaba utekereza ubundi barutotereza iki, rwakoze iki? Iyo ubona ari rwo rufite amoko nta handi aba, ayo moko yaje ate? Iyo ubona ngo umututsi hirya no hino baramurya, ntawe umuvugira ngo icyo ni ikiremwa nimusigeho. Ibyo byose rero ni imbaraga. Iyo ujya kubona ukabona igiseke inda cy'ikirumbo, isi yose irakivugira, ariko abarimo guhohoterwa bazira uko bavutse cyangwa se uko babayeho, ntawe ubavugira. Abanyamulenge barimo barabica hirya no hino, ntawe ushobora kubavugira. Dufite impunzi zabo zimaze imyaka irenga 30 hano, ntawe ureba ngo icyo abo biti. Iyo inkotanyi zitaza guhaguruka ngo zize zirwanirire isi yose, kuko ari iy'abazimu yari yaricecekeye. Jya kubona ukabona M23 ni bariya, ni igiseke inda cy'ikirumbo, nicyo barimo kuvugira, ariko ntibavugira urengana, ntibavugira utabara, barimo kurengana. Rero ibyo byose ni ibintu twahishwe, cyangwa se ni ibintu mwahishwe mwebwe. Rero ngewe wicaye aha ngaha ndi mu ishusho y'abantu, ariko ntago ndi umuntu nk'aba bose mubona. Ntangira isi itarabaho. Isi itarabaho, hejuru hari ibinyabubasha bitatu. Uwitwa Nyiribihe uri hejuru ya byose, ukurikiyeho ni Inkabayankuba, undi wa gatatu ni uwitwaga Uhoraho, wari hagati yo hasi no hejuru, amenya ibyo hejuru akamenya n'ibyo hasi. Rero inama yarateranye muri ibyo binyabubasha bitatu hejuru, isi itarabaho. Reka duhange hasi hacu, tuzahashyira ibikorwa byacu. Aya mabuye y'agaciro ubona ngo bamaranira hirya no hino muri Kongo, aya ngaya ntabwo ari ayahangaha, ayaturutse hejuru. Yaturutse hejuru, aturuka mu nyenyeri, aturuka hejuru. Bakubwira ngo wari kare, biba bivuga ngo bimanuka hari kare. Icyo gihe hari igihu, cyamanutse mu gihu. Ibi rero baba bamaranira ngo amabuye y'agaciro, ngo ibi byose byavuye hejuru. Rero utomatanye n'abo hejuru, nkubwije ukuri, nta kintu wageraho. Nuko inama iteranye hejuru, isi yari itari yabaho, hoherezwa ibinyabubasha bibiri, Inkabayankuba n'Uhoraho. Bivuga ngo igisiga ibyo wari urinze hejuru, kiramanuka kigeze hagati gihagamaho, kiri kumwe n'Uhoraho. Munsi yacyo gihangaho amazi mato, gihangaho ubutaka buto bwitwa Muhazi, iri hano mu Rwanda. Gihangaho amazi, hejuru gihangaho ibigaga, cyoherezamo umuriro wiswe umurabyo, wumisha bya bigaga.
kiremamo icyari cyitwa inkoko, giteraho igi rimwe kikajya gikurakuza ngo igi nsanga niho haturuka ijambo igishanga. Kirangije kisubirira hejuru, rya gi rigumana n'uhoraho. Noneho uhoraho ahindurirwa izina yitwa Uhoraho, ngo ahorane na rya gi rigiye guhanga hose. Aha mu Rwanda rero uhoraha yagiye ahindurirwa amazina menshi, ahindurirwa igihe cy'ibimanuka yitwa Rubingo, igihe hari naho dufite hitwa mu nzoga za Rubingo ni hano za Rurindo, ubu bamuzi nka Kavuna, ariko ubu ngubu mu ishusho igaragara nitwa Musoni. Rero ibyo byose ni ukuvuga ngo ni imbaraga. Banameneshwa bagahunga muri 59 bajyanye na data mbyarira mu Bugande. Tugeze ahangaha arasaza asiga Musoni. Aba bose birata ngo bafite imbaraga, ngo nibo ngo batsinze Inkotanyi, hatsinze indi mbaraga. Iyo mbaraga ni nayo yahinduye Abanyarwanda bari impyisi. Ubaye ufite ubwenge wakabaye wubaha icyahinduye Abanyarwanda. Hirya no hino za Cabo Delgado hariya hose aho Abanyarwanda bageze ubu ngubu baratsinda. Mu Rwanda hari ikivuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa. Ibyo ni ihame, hano wabikuraho. Uramutse unabirwanyije ba nyirabyo bagukuraho. Ibyo rero ni ukuvuga ngo ni ibintu birebire. Abakeneye kumenya byinshi bajye bajya kuri YouTube bandikemo ngo amateka y'u Rwanda yazimiye. Ahubwo hari ikiganiro twahawe n'umwamikazi w'ukwezi utanga imisoro mu nda z'ibiremwa byose, n'umunyarwanda yahoze ari umugore wa data wa twese, niwe ubyara Kanyarwanda, uwitwa Nkunziyandereye, ba Ruganzu, Nyabunyana, bariya bose bagize aka gace k'ibiyaga bigari. Rero yumvishije umuturage arimo atabaza M23 yabataye aho ibataye, urumva bariya bagombaga kuhagaruka bakabaryoza impamvu bifatanyije na M23 batangira kubica. Rero ibi ngibi nibyo tugiye kureba. Umwamikazi yatanze ubuhe butumwa? Ni ururi mujye mubikurikirana. Nanjye iyo mbisoma biba birimo bingora, ariko biba bisaba ngo ubikurikirane uri ahantu hatuje, nibwo ubyumva neza. Umuturage aragira ati, ko mwari mwatwijeje ko dukize urupfu rw'abatwicaga, none mukaba mudutereranye, ahubwo mudusigiye abatwica. Mwari mwadukijije, none ubu nibatugarukamo ntibazatumara koko? Arimo arabaza ababataye. Nimubona ngo ahantu hose M23 mugenda mufata ahantu hose, ntabwo ari mwe muhafata. N'indi mbaraga wowe uba utarebesha amaso. N'ubu wababaza ngo M23 irimo yatsindaga isi yose, urufatiro rwayo yari Wiringoma na Makenga. Wiringoma rero abazimu baramujyanye, ya M23 itangira guhungabana. Rero ni ukubaha. Mubona ngo Gisekedi barimo baramuvugira n'imbaraga, ni abazimu. Rero abazimu ntibajye bakenera abazima. Nshuti yanjye, nshuti zanjye, koko rwose muraduhemukiye.
noneho ijuru riti ndabona noneho ijuru ritangiye kubabwira ribohereza mu ishyamba, ndabona mu ishyamba hari imbogo n'intare, kandi imbogo ikeneye kubaho, naho intare yo ikeneye kwambura ubuzima ya mbogo ikeneye kubaho. nuko byombi birimo kurebana. Rero imbogo ikeneye kubaho, intsinzi yayo irasabwa gutera intambwe, irasaba gutera intambwe ijya imbere, kandi yitsa cyane. Noneho na ya ntare bikaza gutuma isubira inyuma, ihunga ya mbogo ikeneye kubaho, ngo irishe ubwatsi bwayo neza kandi neza. Noneho muri ibyo byombi ikiruta ikindi ni ikihe? Cyangwa igihagarariye abazima ni ikihe? Cyangwa igihagarariye abazimu ni ikihe? Rero namwe M23 nimurekura ibice mwafashe, kandi muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Wiringoma, ubwo ahari none murimo kumugaragariza intsinzi. Namwe ko muzi neza ko yakundaga kwivugira ati twebwe icyo duharanira ni ukubaho, kandi twese. Urumva nta mukongomani yakuragamo, kandi twese. none abo yasize ahaye kubaho, none mukaba mubasize ngo bapfe. Urukundo rurihe koko? Rero abazimu bo iyo usubiye inyuma bagarukaho wari uri, kandi ibyo wasize babazimu bahita babyica, kandi n'ikiharokotse urumva ko kitazongera kukwizera. Urumva n'ikiharokotse ko kitazongera kukwizera. Kitazongera kukwizera. Urumva uzaharokoka aho ngaho, urumva ntabwo azongera kukwizera. Gusubira inyuma ni imbaraga z'abazimu kugira ngo zibateranye na ba bandi bari barabizeye. Rero kubatererana ntabwo ari byo, ni ikijuru urimo kuvuga. rero politiki ni isoko. Politiki ni isoko ry'abazimu. Ubwo ngo muba mukina politiki, ni isoko ry'abazimu. Ntabwo ari isoko y'abazima. Rero niyo mpamvu wa muhuza wanyu, ubwo baravuga Trump, ijuru ryohereje guhura, wa muhuza wanyu ijuru ryohereje
guhura ryoheje guhura na wa muhuza wanyu ijuru ryoheje guhura na mwisimisi mwisimisi ngira ngo ni ibiganiro byaciyeho. Trump bamwohereje kujya kuzabonana na mwisimisi ari mu butayu bwa Illuminati mo hagati. Hari ibyo bagombaga kumubwira. Abagomba gukurikira ibi biganiro mujye mureba ibyasohotse mbere ni ibihe, ese ninde, kuko ijuru rivuga wese, yaba ari Trump yaba ari Papa, nta n'umwe ijuru ritavuga. Na mwisimisi akabyanga. Urumva twamenyejemo arabyanga, atangira kuvuga ngo agiye gusohora ibyitwa ngo aliens, kandi aliens ntazi naho zituruka. Ni abazima baturuka hano muri Cameroon, ni abirabura, baba bagiye kurinda ibifungiye mu nyanja Bermuda ndetse na Illuminati. Urumva arabyanga, akabyanga. Wiswe Trump arabyanga, ntiyabajyanye ku cyicaro cye mu mashyamba y'Amerika, ubwo ni amashyamba y'Amerika, ahubwo yahisemo kubajyana mu Busuwisi. Hafi na ya nyanja ijuru ryagaragaje ko iyo nyanja ifitemo ibirwa bitatu. Noneho ikirimo hagati ari cyo gifite imbaraga zikora amafaranga aba bose bakoresha. Rero mwakire mwakiriye aya bazimu. Urumva barimo barababwira ngo rero mwakoreshaga aya bazimu. Urumva amafaranga mwakoreshaga na ya Kongo. Ngo rero mwakoreshaga aya bazimu, ni ijuru ribabwira ngo rero mwakoreshaga aya bazimu bo ku Gisekinda cyavuyemo cy'ikirumbu cyo karenga impinga. Ubwo ni Gisekinda, ni Gisekedi. Rero nibyo bihagarariye politiki. Harimo amagambo abiri. Habanza icyitwa Pole. Umwamikazi yavuze ngo habanza icyitwa Pole. Habanza icyitwa Pole. Nukubwira ngo ihangane. Urumva hari ukubwiye ngo ihangane. Nukubwira ngo ihangane kubw'ibyago mwagize. Twarabimenye kubw'ibyago mwagize, twarabimenye. Urumva ijuru ryamenye ibyago mwagize igihe mu Burawiringoma. Kubw'ibyago mwagize twarabimenye ko mwatakaje umuvandimwe wanyu witwaga Wiringoma. Ni ijuru ririmo rirababwira Wiringoma. Rero uwo ni umwumvira. Uwo ni umwumvira mu Busuwisi. Mu Busuwisi bakorera. Rero uwo ni umwumvira mu Busuwisi bakorera. Rero uwo ni umwumvira mu Busuwisi, niho bakorera ayo mafaranga y'ibihugu biri hirya no hino. Ubwo urumva barimo barababwira ngo nimwumvira uwo mwamikazi w'ukwezi,
mu Busuwisi niho bakorera amafaranga y'ibihugu biri hirya no hino. Nawe urahakura ay'igihugu cyawe. Urumva ijuru riravuze ngo nimwumvire umwamikazi w'ukwezi namwe murahakura ay'igihugu cyanyu. Ubwo urumva barimo baravuga yuko igihugu mushobora kukibona, ariko mwumviye ijuru, kuko nimutumvira ijuru ahazimu barabagose. Murayakura ay'igihugu cyanyu. Ubwo urumva mugomba gutandukana n'ayo mwakoreshaga yo kwa Gisekedi. Igihugu cyanyu. Ijuru ryari ryaguhaye, ijuru ryari ryaraguhaye nubwo urimo ni ijuru ryari ryarahaguhaye hariya murimo kuva, nubwo murimo kuhava bwose. Rero icyo usabwa ni ukubaha ijuru gusa. Rero iryo ni izina rya mbere. Noneho irya kabiri ni iryitwa ngo tike. Ubwo urumva nutumvira ntabwo uri buhabwe rya zina rya mbere bakubwiye rya Pole ikaza no kuguhereza igihugu urimo guharanira Kongo, bakaguha igihugu cyawe nawe bakaguha amafaranga nawe ukajya ukoresha amafaranga nk'ayawe. Ariko nutumvira ijuru uzahava uhakura icyitwa tike ay'urugendo. Urumva ay'urugendo kuko mwagiye mufata ahantu henshi. Ay'urugendo ava mu bice byose wahawe, ava mu bice byose wahawe n'ijuru. Hariya hose mwafashe n'ijuru ryagendaga ribaha, ntabwo ari imbaraga zanyu. Mu bihugu byose mwahawe n'ijuru. Ariko kuko wari uteye umugongo abazimu, barahura. Abazimu ariko kuko wari uteye umugongo ijuru, abazimu baraguha itike isubira Bunagana. Abazimu baraguha itike isubira Bunagana. Ubwo urumva nujya mu Busuwisi babe bakunaganitseyo. Noneho babanze bice abo wari warahaye ubuzima bose. Urumva aho uzava hose bazahita babarangiza. Abo wari warahaye ubuzima bose, abo wari warahaye ubuzima bose, inzoka z'ibyitso ndetse n'abagambanyi bene wabo, ndetse n'abagambanyi ba bene wabo babiyumuyeho. Bariya bose mukorana babaga muri leta ya Kongo. N'uwo Kabila akomoka niwe wari perezida, ngira ngo murabyibuka si cyo yaje gukorera inkotanyi, aribwo zajyaga kwa Savimbi. Ariko ari ijuru ryabaguhaye ngo bagufashe. Urumva nubwo bahindutse leta y'iwabo bakaza mugafatanya, ni ijuru ryabaguhaye rirabahindura ngo baze bagufashe. Ntabwo ari urukundo bari bafite ngo baze bagufashe igihe wari uri kumwe na Wiringoma ataragenda. Baje bagufasha akazi wari urimo ukora na Wiringoma. Noneho nibarangiza abo bose kubamara, noneho baze bakurohe aho za Bunagana
bakunaganitse, baze bakuruhorahoza bunagana bakunaganitse, noneho bakujyane za Nyiragongo, kugira ngo ikirunga nikiruka kizakurangirizeyo, kuko kiri na bugufi kuruka. Urumva ijuru rirabona yuko kiri na bugufi, kiri bugufi no kuruka, kiri na bugufi kuruka. nuko abazarokoka kuri icyo kirunga bazamarwe n'abazimu baboherezagayo. Rero uwo mwaganiraga yari umwamikazi w'ukwezi, nyina wa Kanyarwanda, kabasigiye u Rwanda n'ikinyarwanda. Rero mwese muvuga ikinyarwanda ndetse n'igisa nacyo, mwese ari abakunda, mwese ari ababakunda. Ati mwese ngo arabakunda, umwamikazi ngo arabakunda. Ati Kavuna we, kandekeraho ndabona bukeye. Ati ndabona bukeye, uzahatubere ab'ijuru, uzahatubere. Urumva ni ukuvuga ngo ni ijuru riba ririmo kubaganiriza, nuko mba ndimo kubivuga mu ruri, ku buryo abantu badashobora kumva ngo narindi mvuga ibiki. Ibi biganiro umuntu abikurikira yitonze. Ni ukuvuga ngo nciye mu ncamake, iriya gahunda irimo kubajyana, bababwiye ngo ntibabakirire ngo M23 ntibazayikirire muri Amerika, bo bayabakiriye mu Busuwisi. Mu Busuwisi niho hakorerwa amafaranga y'ibihugu byose. Rero hariya mushobora kuhajya, mwahajya mwaba mufite imbaraga zomatana n'ijuru, mukahava muhawe igice cyanyu, mukanahabwa n'amafaranga yanyu mugomba gukoresha, mutari bukoreshe yayandi yo kwa Gisekedi. Ariko niba mutomatanye n'ijuru, muzahava babahaye icyitwa tike cyangwa se ay'urugendo, babajyana za Bunagana ngo bajye kubanaganikayo. Noneho aho mwari mwarafashe babanze bica ibyitso. Iyo bakubwira ngo bica ibyitso ni ibyitwaga ngo ni inzoka n'ibiki byose, ubwo ni Abanyamurenge, imfura z'Abatutsi ziri aho ngaho muri babanze bazimare, nibarangiza noneho batangire bice n'abo mwari mwarahaye ubuzima. Abo bazaba bitwa abagambanyi, abanyekongo bazaba biswa abagambanyi. Ni muri ubwo buryo, ariko birabasaba ko mugomba komatana n'ijuru kugira ngo rishobore kubafasha iyo ntambara. Aho mwakomezaga mufata, mukomeze muhafate, kandi ijuru babwira ngo ubugambanyi bugomba kubavamo. Mbere mutari mwihuza n'iza twirwaneho. Twirwaneho ni ukuvuga ngo kwihuza nazo birabongerera ko babamara. Kuvuga ngo imbaraga iri kwa Gisekedi iravuga ngo abangaba ni abo mu mizi, none batwiyomoyeho babagambanyi. Urumva rero ni ukuvuga ngo nabo ni ibibamara, ntabwo bibakiza. Kabila murabizi yuko yaje kurwana yaje kuza kubafasha, yaje ari uko ashumbirijwe. Ariko murwana nabo nawe mbere ngo muri politiki n'ibiki byose, ni ukuvuga ngo iyo umuntu abuze uko agira gute, agana ba bandi n'ubundi atashakaga. Rero ni ukuvuga ngo ibyo byose ni ijuru barimo bibabwira, ariko kubwira uwumva burya nicyo kintu cya mbere. Ibi rero ni ibintu biba biri mu ubwiru. U Rwanda twe dufite imbaraga aho ngaho, habitse ingoma zacu, Rwoga na Karande.
aho ngo mwimitse mwami w'abazimu. Ibi byose mumaze kubikora nibwo mutangiye gutakaza imbaraga zanyu mwari mufite mbere. Mwimitse umwami, M23 iraje, Bambe Nuza twirwana iraje, Kabila araje, ngo murimo murakina politiki. Abazimu ni abazimu, ntago bajya bakenera abazima nshuti zanjye. Turabashimiye.